Bahati Onesphore yatubajije ngo none se iyo usubiye inyuma ntufate feri bwo arakureka ugakomeza. Ndakeka hano ni ku isomo rya demarage yibaza ukuntu bishobora kuba byagenda mu gihe habayeho akantu ko kuba wasubira inyuma gato ariko utakandagiye kuri feri. Bishobora kuba byagenda gute? Baguha amahirwe yo gukomeza ikizami cyangwa se bagutwika? Hello beautiful my people, reka nizere ko mumeze neza cyane abasongozi mwese muri rusange aho mudukurikiye muri mu nguni zitandukanye z'igihugu. Witwa komeze kubarinda ndetse no kubaremera amashimwe, turabakunda cyane cyane. Uyu munsi rero mfite ibitekerezo hano bigiye bitandukanye abakunzi b'umusongozi babagiye batubaza ku bintu bijyanye n'amasomo agiye atandukanye impushya zo gutwara ibinyabiziga. Hano hari uwitwa Bahati Onesphore yatubajije ngo none se iyo usubiye inyuma ntufate feri bwo arakureka ugakomeza. Ndakeka hano ni ku isomo rya demarage yibaza ukuntu bishobora kuba byagenda mu gihe habayeho akantu ko kuba wasubira inyuma gato ariko utakandagiye kuri feri. Bishobora kuba byagenda gute? Baguha amahirwe yo gukomeza ikizami cyangwa se bagutwika? Bamwita Habumugisha yatubwiye ngo akantu ko kudahindura ibyo uzi ni sawa brother, ni sawa cyane. Abantu benshi cyane bajya bakorera ikosa nkiri kuri iki gitekerezo cya Habumugisha. Umuntu akagira nko kuri tere wenda nk'umuntu yigiye mu Busanza, Kicukiro se cyangwa no ku yandi masite agiye atandukanye mu gihugu, akaza nko gukorera nko kuri site ya Bugesera. No urugero, mbibutse ko site ya Bugesera ariyo site ya mbere mu Rwanda byoroshye cyane kuba wakoraho perime niba wifuza uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga kategori zose B, C, D, D1, F, moto, E y'amakamyo ari yakururana. Ibyo byose n'andi wabisanga uretse mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. Dufite site nziza cyane kandi yoroshye kuba wakoreraho. Abantu benshi rero nkuko nabibabwiraga, tugendeye kuri iki gitekerezo cya Habumugisha, abantu benshi bakora ikosa riteye gutya. Ugasanga umuntu yize imodoka kuri site runaka, yajya gukorera ku yindi site akahasanga nk'abantu wenda bigiye kuri iyo site, agasanga barimo baraganira ku maforomire agiye atandukanye abarimu babo bagiye babaha. Nk'urugero wenda nko ku isomo rya parking, nka parking bifite amaforomire agiye atandukanye. Ushobora kukwigisha parking mu buryo bwanjye, ukaba wahura n'undi mwarimu nawe uyizi mu buryo bwe, akaba yaguha foromire itandukanye na foromire jyewe naguhaye. Ni ukuvuga ikintu kiba kiriho rero, mu gihe wize imodoka neza ukaba wiyizeye, nta muntu ugera kuri level yo gukora ikizamini cya perime atarize imodoka neza. Niba warize neza ukaba wiyizeye, ukaba ugeze igihe cyo gukora ikizamini, gerageza ube focus ku bintu wize, ugumana amasomo wize mu mutwe, wirinde ibitekerezo byinshi cyane by'abanyeshuri. Ntabwo ari byiza cyane kumva ibitekerezo by'abanyeshuri mu gihe muri gukora ibizamini bya perime. Ni bibi cyane, biriya bintu birica, birabaroga, bigatuma mukora amafuti mu gihe muri gukora ikizamini. Gerageza ube focus ku bintu byawe wize, uko wabyize, ugerageze ukosora amakosa mwarimu yakubwiye ugomba gukosora, ubundi ujye mu kizami uri straight, nta mitima myinshi cyane ufite. Wageze kuri tere, bamwe bakubwiye ukuntu ngo baringanizaga urutugu hagati mu makona, urahageze usanze abandi barimo baravuga ngo twebwe ngo tururinganiza ni kona rya 4 cyangwa se n'ibiki, utangiye gupanika no gushyuha mu mutwe no gufata izindi foromire nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Ibyo bintu bishobora kuba byatuma utsindwa ikizamini. Ikindi twari twabajijwe, batubajije ku bijyanye n'uburyo bishobora kugenda mu gihe imodoka isubiye inyuma turimo turakora ikizamini cya demarage. Bihere n'agatangazo gato, abashaka perime mugerageze mu bikore bigishoboka muri iyi minsi, kuko mu kwa 9 hari amakuru ko bishobora kuba byahindurwa systeme yo gukorera perime. Ngira ngo mwarabyumvishe, mujye musoma n'amategeko mashya ya polisi kugira ngo mukomeze gusobanukirwa ibintu byose ku murongo. No kuvuga ngo rero iriya systeme neza, niba wigaga imodoka mu kwezi kumwe, ubwo bashobora kuzajya bagusaba certificate igaragaza ko wize imodoka byibura mu mezi 2. Ubwo no kuvuga ngo certificate uzajya uyihabwa n'ikigo cyakwigishije. Ubwo rero no kuvuga ngo haba none ndetse no mu kwa 9 ndahari kugira ngo bafashe. Mukomeze mumamagare kuri nimero mureba kuri screen yanyu, mukomeze kubafasha ibintu bikomeze kugenda neza cyane. So ikindi kintu nababwira cyangwa se irindi tangazo nabaha abantu mukeneye gukorera impushya zo gutwara ibinyabiziga, cyane cyane muri iyi sezo turimo, mwaza tukabafasha bigishoboka kugira ngo mu kwa 9 hazagere nawe utuje uri pose wifitiye aga permit kawe, ibintu bigende neza. Ese mugani nkuko Bahati yabyibazaga, uramutse usubiye inyuma gato kuri demarage ariko ntufate kuri feri, byatuma uva mu kizami cyangwa baguha amahirwe yo gukomeza gukora ikizamini? Byashoboka ko nawe iki kibazo waba ukibaza, ariko nanone nongere mbibutse gukora subscribe. Abantu mutarakora subscribe kuri icarucaro ni yanyu, icaho amakuru y'ibinyabiziga ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Mugomba kugerageza mugakora subscribe muri benshi kugira ngo nzajye mba droppingira amasomo umunsi ku wundi. Ubwo mugiye no kubereka imodoka zabateza ibibazo. Abantu benshi turimo turahura
batrigura bafite ibibazo by'imodoka baguze, ugasanga imodoka ihora mu igaraje, barakoresha buri mwanya. Ibyo bintu nabyo bigomba kugira gute, bigomba gucika. Ngiye kubagira inama y'uburyo mugomba kujya muguramo n'imodoka kugira ngo imodoka zanyu zibe zifite ubuzima burambye, zitazaba stressa ngo mujye muhora mu magaraje. Niba unakeneye kugura imodoka kandi ushobora kutwifashisha, tukaza tukakwesera imodoka yawe, tukakumvira niba moteri ari nzima, tukakumvira niba boîte ari nzima. Buriya boîte na moteri nababwiye ko ari ibintu muba mugomba kwitondera cyane mu gihe mugiye kugura ibinyabiziga. So tudatinze, reka twinjire mu isomo ryacu rya demarrage, cyangwa se twanarize amwe mu makosa ashobora gutuma dutsindwa mu gihe twageze ku isomo rya demarrage. Mbibutse ko isomo rya demarrage ni isomo dukora bwa nyuma, andi masomo yose twayashoje. Demarrage niyo dukora nyuma, tugahita dusinyirwa uruhushya rutwemerera gutwara ibinyabiziga. Duhera ku makona, tugakurikizaho parking. Iyo tuvuye muri parking tujya muri circulation. Iyo uvuye muri circulation uraza ugaca muri T-cross. Iyo uvuye muri T-cross uhita ukomeza ukajya kuri demarrage. Demarrage ni ibiki bagusaba rero, cyangwa bigenda bite mu gihe ugiye gukora ikizamini cya demarrage? Niba uri mushya kuri iyi channel, hari amasomo menshi nagiye nkora y'aba beginners, y'abatangizi. Niba utazi uburyo imodoka ihagurutswamo, niba utazi uburyo bwo kujoja imodoka, ushobora no kubuzi kuyitwara. Hari nk'abanyeshuri benshi biga bakarinda babona amaperime, ariko utamubwira ngo fungura kapo y'imodoka urebe ibipimo by'amazi n'amavuta, nibyo bita kujoja. Ibyo byose nagiye mbibakoreraho rero, biri kuri channel, muscrolling murebe muri videos nahereyeho, mukomeze mugende mwiyigira, biraza kubafasha cyane. No kuvuga ngo kandi iyi modoka utarebye ibipimo byayo by'amavuta n'amazi, ni handi imodoka ishobora kuba yashya. Imodoka irashikagurumana, ngira ngo mujya mubibona, ariko ntago mbibifurije, ahubwo mba ndi kubakebura kugira ngo mubyiteho cyane. So twinjire ku isomo ryacu rya demarrage today. Iyo ugiye kuri demarrage, nababwiye ko ikintu cya mbere musanga imodoka yaka. Kuri demarrage ntago ari isomo nka circulation bagusaba ngo uraza kwangaja vitesse 2, 3, 4. Oya, demarrage uyikora uri muri vitesse imwe gusa, ni vitesse ya mbere. Kandi ikindi ugomba kuba ugenda gake gake. Ibyo bintu ugomba kubishyira mu mutwe, ukamenya ati ninjya gukora demarrage ngomba kuzaba ngenda gake gake. Tuvuge ko uvuye muri T-cross rero ugiye ku isomo rya demarrage. T-cross yo tuyishoje nkuko twabibonye, twabonye ko duhita dukurikizaho demarrage, ari naryo somo rya nyuma dusorezaho ikizamini cyacu. Iyo tugeze kuri demarrage nkuko nabikubwiye, imodoka uyisanga yaka, ukicara mu modokari yawe. Ndagira ngo ibi bintu ngiye gukurikiranya gutya, ngiye kubigutondekera uko ngiye kubikurikiranya ku murongo, ubifate mu mutwe, nubikurikiranya gutya ngiye kubikubwira. Demarrage uzayitsinda, seriously, demarrage uzayitsinda. Ikintu usabwa nta kindi, niba winjiye mu modoka, mbere yo gukora kuri levier ya vitesse, mbere yo gukandagira amaferi, mbere yo gukora ibindi bintu byose, banza wicare utuze. Witse umutima, utuze kabisa, wumva utuje. Numara gutuza, uzahita ukurura agasentire ubanza ukambare. Mu yandi makosa yose buriya wakora wambaye sentire, ufite amahirwe kuri demarrage, bizakurinda pressure. Wambare agasentire kawe. Numara kwambara sentire yawe, wibuke kugomba gushyiramo vitesse ya mbere. Imodoka ibiri point mort, feri yamizamuye, ubwo ukigera mu modoka wowe uzahita wambara sentire. Numara kwambara sentire, ukandagira embrayage cyane, ukandagire na feri, ushyiremo vitesse ya mbere. Iyo tumaze kwambara sentire dukandagira embrayage cyane, tugakandagira na feri, tugashyiramo vitesse ya mbere. Iyo tumaze gushyiramo vitesse ya mbere rero, dukuramo ya feri yame bifasha imodoka mu gihe tuyisanze iri kwaka. Feri yame iyo tumaze kuyikuramo, ikintu kiba gikurikiyeho ni ugutitiza imodoka. Hari igihe abanyeshuri benshi baza kumva ari gutafata umurayite yegura embrayage ahita agenda, ariko uhagurukije imodoka yo kuri demarrage nka kuri muhagurutse ivatire, kuyihagarika ntago waza kubishobora. Bisaba kugenda ubara turiya tuntu weguye mu kirenge, turiya tuntu twegura mu kirenge. Urumva turabanza tukegura step ya mbere yo kugira ngo imodoka yacu ititire. Iyi modoka imaze gutitira, duhita turekura feri. Ntabwo tuba twemerewe kurekura feri imodoka itaratitira. Ubundi ntabwo tuba twemerewe kurekura feri kuri demarrage imodoka itabanje gutitira. Tworoshya embrayage imodoka igatitira, yamara gutitira tukarekura feri, tugashyiraho umuriro muke cyane wo gukuramo bya bintu birimo biratitira. Kuko buriya bintu bititira biba bitwumvisha ko imodoka iri gucika intege. Imodoka iri gutitira biri gucika intege, ubundi baba bakumvisha ko anytime yanazima. No kuvuga ngo iyo wumvisha itangiye gutitira, uhita urekura feri ugashyiraho umuriro kugira ngo bya bintu bititira bivemo. Iyo bimaze kuvamo,
wegura akantu gato cyane kuri amburiyage imodoka igahita itangira kugenda. Ako kantu wegura ku nshuro ya kabiri niko kantu gatuma imodoka itangira kumuvinga ikagenda. Iyo imodoka itangiye kugenda rero ikintu kiba gisigaye nta kindi ni ukuba focus ku bipimo byawe bikubwira guhagarara. Abantu benshi imodoka itangiye kugenda usanga barangariye afande akagenda areba umupolisi imbere ye, cyangwa se ugasanga nta nubwo ari focus n'amakona ari burebereho ibipimo, ahubwo arimo arita ku bintu byo mu birenge, mu miriro, amaferi n'ibiki, ari gutekereza ibintu byinshi, ariho havira gukandagira feri ugasanga umuntu agize gute arahiye. Nkuko rero yari yabitubajije Onesphore, niba ugeze mu gihe cyo guhagarika imodoka yawe ugakandagira ka kantu gato cyane kuri amburiyage ukagasubiza hasi, imodoka yawe igasa n'isubira inyuma mo gake, ariko ntitembe ngo igere kure, ikaba yagusubirana inyuma mo gake, ariko ugahita ukagarura imodoka igahagarara. Icyo gihe afande ikintu areba nta kindi, arareba akareba se imbere n'inyuma imodoka iri mu bipimo. Icyo nicyo kintu yitaho cyane, kubera ko murabizi duhagarara inshuro ebyiri, ibipimo bya mbere no mu bipimo bya kabiri. We ikintu areba niba imodoka iri mu bipimo, ntabwo areba ko yagusubirana inyuma, ahubwo we areba ko imodoka yahagaze neza hagati na hagati mu bipimo. Niba warize ibipimo byawe neza rero ako kantu ko gusubira inyuma kakakubaho, ariko kakabaho imodoka ikiri mu bipimo n'ubundi, icyo gihe uzaba ufite amahirwe yo kugira gute yo kuba wakomeza. Ariko niba imodoka yagutembanye igasubira inyuma cyane ikarenga ibipimo, ikarenga rya kona ry'inyuma, cyangwa se bakareba bagasanga ikona ry'inyuma baramutse barihengetse rishobora kuba ryakora ku modoka, icyo gihe uzaba wahiye. Ikindi, hari n'igihe ushobora guhagarara ibipimo wabirenze, imodoka igahagarara imbere cyane nk'amazuru yarenze mu bipimo, icyo gihe nabwo uzaba wahiye. Ikintu cyose cyaba rero uko aba ari ugusubira inyuma n'andi makosa yose agiye atandukanye wayakora, ariko ukayakora uhagaze hagati na hagati mu bipimo. Iyo warengeje ibipimo ntubabarirwa. Ikindi kintu, iyo wahagurukiye muri feriyame ntubabarirwa. Ikindi, iyo ugiye nko guhaguruka muri cya gihe cyo gutitiza nababwiraga ugasanga uragoswe nk'ikona ry'inyuma ugakozaho ipine, cyangwa se butu y'imodoka igakoraho inyuma kuri rya kona bashyira muri 20 cm, baba bateretse ikona inyuma yawe riri muri santimetero 20. Ni ukuvuga ngo ririya kona naryo iyo ukojejeho, icyo gihe uba witahiye kabisa, nta kintu cyo kwirirwa uburana. Ni ukuvuga ngo ikintu kiriho rero mbere na mbere, menya systeme y'uburyo uri buhagurutse imodoka kuri demarrage n'uburyo uri buze kuyihagarikamo. Ubwo nibwo buryo bwonyine bushobora kuba bwakurengera mu gihe ukora ikizamini cya demarrage. Ikindi kintu ugomba kwitaho kuri demarrage ni ukwirinda kureba abapolisi cyane nk'uko nakubwiraga. Werebe ibipimo byawe, umupolisi umwirengagize. Ni ukuvuga ngo mu gihe turi gukora ikizamini cya demarrage, umupolisi araguhamagara, we arambura akaboko akaguhamagara. Iyo aguhamagaye utangira ikizamini. Iyo utangiye ikizamini cyawe ntabwo uba ari ngombwa ngo ugende umureba, kandi niyo aguhamagaye ntabwo ari ngombwa ngo uhite ujye kuri pressure, ubwo amamagaye n'intinda biragenda gutya na gutya. Oya, tuza utekane, ukora ibintu byawe gake gake ku murongo witonze. Imodoka yawe ijyana uyitereke mu bipimo fresh, numara kuyitereka mu bipimo utegereze baguhe vi yongera guhamagara. Uko nguko niko bigenda, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo uragenda umureba, kuko we ari igihe agira gutya agahita arambura akaboko. Iyo arambuye akaboko rero akenshi abantu benshi bahita bahagarara ugasanga bahagaze bataragera mu bipimo byabo, kuko we igihe abitekerereje ni nacyo gihe aramburira akaboko. Ashobora kurambura akaboko wageze mu bipimo, ashobora no kukarambura aribwo gihaguruka utaranagera hafi yabyo rwose. Kuvuga ngo ikintu ugomba kwitaho nta kindi rero, wowe ugomba kwita ku bipimo byawe wigishijwe na mwarimu, wamara kubihagararamo uri siri neza ko wahagaze, ukabona kwegura amaso ukareba kuri afande, ukareba resultat nawe aguha. Niba akugiriye okay, akongera akaguhamagara, ubwo uzahaguruka ujye kuri etape ikurikiyeho, nibwo uzaba ukoze ikizamini cyawe neza. Ariko niba ujya haguruka ugahita utangira kugenda ucekinga umupolisi umureba, aharamburiye akaboko nawe ntabwo umenya ukuntu bigenza, ushiduka wahagaze, ugahagarara utarahagera ukabura tashye. Mwibuke kwambara ceinture, mwibuke gukuramo amaferi yame mu modoka mu gihe mugiye gukora ibizamini. Ikindi kintu mugomba kwiga nuko wenda ubu ngubu turi mu gihe cy'izuba ryinshi, ariko nko mu gihe cy'imvura hari abanyeshuri benshi baba batazi ngo essuie glace zikora gute, turiya tuntu duhanagura ikirahure. Hari abantu benshi baba batazi ukuntu dukora. So mube ready rero, mube wise and genius. Dore muri iyi minsi ikintu kijyanye n'amategeko y'umuhanda nicyo kintu bagiye kujya bitaho cyane. Bagiye kujya bita ku mategeko y'umuhanda cyane. Umuntu utazi amategeko y'umuhanda kubona permis bizajya biba bigoye. Ngiye kujya mbashyiraho na updates z'amategeko y'umuhanda, mbabwira ibintu byose ku murongo, ibintu bakunze kubaza. Ikindi, umuntu utazi gusoma no kwandika biragoye cyane kuba yakorera permis muri iki gihe tugezemo. Ubwo rero niba uri kwifuza agaperime, ubanza ugerageze unashakisha ukuntu wamenya gusoma no kwandika byibura. Utazi gusoma no kwandika biragoye cyane muri iyi minsi, kuko barabanza bakaguha test mu gitondo,
mbere yo gukora ikizami baranza bakaguha test yo gusoma bakareba kuri bubibashe. Ati thanks brother, urakoze cyane, uri hejuru cyane kabisa, urakoze cyane, nimwe mushyira hejuru man, mukore subscribe muri benshi, nanjye ngume hejuru nkomeze mbakorere. Genda umukozi wanyu, sinababwiye abwiye ko genda umukozi w'abasongozi, abasongozi nimwe, genda umukozi wanyu. Ibyo namaze kubyiyemeza kabisa, ngomba kubakorera kandi cyane. So izindi updates zose wakenera dropping a comment yawe, ubundi tugufashe ibintu bigende neza. Bombo Clan.